mwongeye kwirirwa. Iyi ni SF Media TV, ndi kubw'Imana Jean Claude nk'ibisanzwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025, kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi. Miss Mutesi Jolly yagarutse ku ruhare rw'urubyiruko mu kurinda ubumwe bw'abanyarwanda. Aime Uwimana yashimiye Imana ikomeje komora imitima y'abanyarwanda. Kwibuka ni intango y'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Madamu Jeannette Kagame Ishimwe Clement yagaragaje ubuhanzi nk'intwaro ikomeye mu guhangana n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi. Ikaze mu makuru arambuye. Mu gihe u Rwanda n'isi bibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, Miss Mutesi Jolly yasabye urubyiruko gukoresha imbaraga zarwo mu kurinda ubumwe n'ubusugire bw'abanyarwanda binyuze mu kwigira ku mateka yaranze igihugu. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda yavuze ati, muri ibi bihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, nifatanyije n'ababuze ababo muri ibi bihe bigoye, ariko kandi nibutse urubyiruko bagenzi banjye ko nk'uko hakoreshejwe imbaraga z'urubyiruko mu kubiba urwango n'amacakubiri, ubu noneho nk'urubyiruko rufite ubuyobozi bwiza dukwiye gukoresha imbaraga zacu turinda ubumwe bw'abanyarwanda. Yagaragaje ko kumenya amateka y'u Rwanda ari intwari ikomeye yo guhangana n'abayagoreka cyangwa bayapfobya, kandi ko ari uruhare rwa buri musore n'inkumi gukomeza gusigasira ibyagezeho, hagatanga umusanzu mu gukumira icyasubiza inyuma urugendo rw'ubwiyunge. Yungamo ati, twihugura kumenya amateka yacu kugira ngo duhangane n'abayagoreka, dushyigikira ubuyobozi bwacu gukomeza kurinda ubusugire n'ubumwe bw'abanyarwanda. Aime Uwimana yashimye Imana ikomeje komora imitima y'abanyarwanda. Muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, umuhanzi w'ibigwi ukomeye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, Aime Uwimana yahumurije abanyarwanda by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi yahitanye inzirakarengane zisaga miliyoni. Yagize ati, Imana niyo igera aho umuntu atabasha kugera, dore ko ari nayo ibasha kumva agahinda undi atabasha kumva. Yavuze ko ubutumwa bwe ku banyarwanda by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ari ukubabwira ngo bakomere no gusaba Imana kugira ngo ikomeze rwose yomore imitima, ikize yo ishoboye. Mu butumwa yatanze abunyujije ku Nyarwanda, yamagariye abanyarwanda bose kubana mu mahoro bakabiba byiza muri bagenzi babo. Ishimwe Clement yagaragaje ubuhanzi nk'intwari ikomeye mu guhangana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Umwanditsi w'indirimbo akaba n'umuyobozi wa Kina Music, Ishimwe Clement yatangaje ko ubuhanzi ari imwe mu ntwaro ikomeye cyane ishobora kwifashishwa mu kurwanya no guhangana n'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ishimwe Clement yavuze ko amateka yerekana uburyo abahanzi bakoreshwa mu buryo bubiri butandukanye, bushobora kubiba urwango ariko nanone bukagira uruhare rukomeye mu kubaka amahoro arambye. Mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yatangirwaga ndetse inashyirwa mu bikorwa, ubuhanzi bwarifashishijwe mu gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo. Indirimbo zimwe zarakoreshwaga mu gukangurira urubyiruko kwica, mu gusakaza urwango no guheza bamwe mu banyarwanda. Kwibuka ni intango y'ubumwe budaheranwa bw'abanyarwanda. Madamu Jeannette Kagame mu butumwa yageneye abanyarwanda muri ibi bihe
byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Umuyobozi mukuru wa Unity Club Intwararumuri, nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame, yashimangiye ko kwibuka atari ukugaruka ku mateka y'akababaro gusa, ahubwo ari umusingi w'ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda.